Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe mu bigishwa ba Nyagasani ahitamo n'abandi 72 maze abohereza imbere ye babiri mu migi yose n'ahandi hose yajyaga kunyura. Arababwira ati imirima yeze ni myinshi ariko abasaruzi ni bake. Nimusabe rero nyiri imyaka yohereza abasaruzi mu mirima ye. Ngaho nimugende, dore mbohereje nk'abana b'intama mu birura. Ntimugire icyo mujyana, kaba agasabo k'ibiceri, waba umufuka, zaba inkweto, kandi mwirinde guhera mu nzira muramukanye. Urugo rwose mwinjiyemo mubanze muvuge muti amahoro kuri iyi nzu. Nihaba umuntu w'amahoro, amahoro yanyu azamusakaraho, nahabura azabagarukira. Mugume muri iyo nzu, munywe kandi murye icyo babahaye, kuko umukozi akwiriye igihembo cye. Ntimukave mu nzu mujya mu yindi. Umujyi wose muzinjiramo bakabakira, muzarya ibyo babahereje. Mukize n'abarwayi muhasanze, kandi mubabwire muti ingoma y'Imana ibari hafi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.